sorry nyine kapiteni w'ikipe ya Jamus cyangwa se ngiye mwita kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport w'ibihe byose umeze neza? Meze neza cyane. Mwikarifiye mugeze muri kimwe cya kabiri cy'umukino wirangiza muri Sekafa Kagame Cup, ni ibintu wakiriwe? Kandi ibintu byiza byanshimishije bigaragaza ko twakoze neza cyane. So iyo ukoze cyane tugakora neza ubona resultat nziza. Ugiye gura n'ikipe wahozemo, ikipe yawe, ikipe ukunda. Umukino weje fashe gute ko? Umukino uzaba ukomeye ko turaziranye twahuye mu mukino wa gishuti, so bavuga ko bwangiza ukomeye ariko uzaba umukino mwiza hagati y'amakipe yombi. So twiteguye neza twizeye ko tuzatahukana intsinzi. Ndabizi neza kukurikira social media. Ushobora kuba warebye ibyo umutoza Rengingo yatangaje. Atangaje gute? Nimba utanabirebye turabikubwira, yavuze ko uri umukinnyi waciye mu kipe ya Rayon Sport kandi uyiziho byinshi cyane ndetse utigeze unayijya kure ibintu byayo bizi. Uzagenda kuganiriza abakinnyi bawe ukuntu ikipe ya Murera imeze ariko nabo biteguye. Niki kintu wababwira abantu babakunze ikipe ya Rayon Sport bumvise ibyo bintu umutoza atangaje? Baza ari benshi bazashaka support ikipe yabo, baze ari benshi bazaba ari umukino mwiza. Icyo nababwira nuko bagomba gukora cyane ko match zabikomeye. So nahabo guhatana natwe tuzahatana ariko ndiza neza ko intsinzi zaba ku ruhande rwacu. Sinzakina naravunitse, nzakina. Naravunitse. Okay, none Keve navuga yego nibyo wera ntabwo uzaba hari ariko mutoza ariko sindi umutoza aratubwiye ko ari 50 kuri 50 wenda ushobora kuzakina ubwo wenda navuga ni inkuru itari nziza utubwiye ko yako ariko nyine yago byize jana kwijana afite 50-50. Okay. Wenda tuvugura mu tugiye mu kibuga bimeze gute kapiteni ugiye gukina ariko akaba agiye gukina n'ikipe yahoze abereye kapiteni niso bwa mbere ugiye gurana ubwo ugiye gurana mu kibuga uyuvuye ni ibintu byiza ko abafanda bakumbuye, so nifuza gukina bandiba bakareba ko ndiho, so nifuza guhangana n'ikipe nahoze ariko biri bikunze ejo nakina bidakunze nabwo nabandi nyuma ya Jamus kandi tugomba gutsinda kugenda kose. Uzabyakira gute Jamus nikora murebe? Nakazi ikipe nkunda Sport ikipe nkunda ariko nakazi, so tubazi wakuyemo byabagize kuri twebwe and then Sport bakiyangana nabo bashi badukuyemo twakiyangana bagakomeza, so n'umupira kandi kubyizavamo byose tuzabyakira. Mbere nabyo mbere ko Sekafa itangira n'ubundi ikipe waga amahirwe harimo Rayon Sport mu kipe mu Rwanda yayitwara ariko so far Rayon Sport noneho navuga ariko binajyana n'ukuntu wakunze wenda kugenda ubivuga ko ni ikipe bayimo cyane vuga uti uburyo yubakamo si bwiza so far Murera noneho menya bya bintu byose wajya guhinenga yarabikosora. Murera imeze neza afite abakinnyi beza nabwo akora mu murongo mwiza, so hasigaye nuko abayobozi abakunzi ba Rayon Sport muri rusange bakomeza gushyigikira ikipe yabo bakabera inyuma kuko urebye abakinnyi bafite abayobye komite bafite aba staff n'abandi bose bameze neza, so hasigaye nuko bakomeza basigasira ibyo bafite kugira ngo no mu match ziri imbere competition ziri imbere zakomeza kwitwara neza. So igisiga nta kindi sigara sibyo kuba hamwe bakunga ubumwe bwabo kugira ngo bashe kubona resultat nziza. Amakuru yigeze kuvuga ko ugomba kuza mu kipe ya Rayon Sport baranshatse ikipe yangira byanga, so maybe ngiye kiri imbere bizakunda inshallah. Kaje wakishimye kugaruka muri Rayon Sport? Ni mu rugo. Agustyonyo bagustyonyo baguponyoye birahita mu nzira.
Ase kapite. O bagobge o izagirubga. Ibici. Yo. Yeah, umudifasi kwa kama dress yawe. Yeah. Agustyonyo. Bazi bagustyonyo, bagufonyoye. Birahita mve mu nzira. Good. Ase kapite. O bagobge o izagirubga. Ibici. Yo. Yeah, umudifasi kwa kama dress yawe. Yeah. Let's go.